Imana iguha ukuboko kwayo, ukeneye ukuboko kw'Imana. Wahuye n'amaboko y'abantu aragushyigikira ariko ageze arananirwa, amaboko y'abantu yarakurwanira ariko ageze aracogora, ariko uyu munsi uhure n'ukuboko kw'Imana, iyo ndwara yawe urakira. Uhure n'ukuboko kw'Imana, icyo kibazo kirarangira. Uhure n'ukuboko kw'Imana, ubwo buzima urimo burashira, burarangira, bukubangamiye. Philadelphia, Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Amen. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Amen. Ni Gatera Jose nk'uko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana ishobora byose. Reka dutangire dusenga. Mana yacu, Mana ikomeye, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye, ugize neza kongeye kutugarura imbere yawe n'imbere y'ubwoko bwawe abadukurikiranye bari hirya no hino, bari hanze y'igihugu, bari mu gihugu hagati. Mana urakoze kubw'uyu munsi, urakoze kubwira ijambo rigiye gukiza benshi kandi rikagira umumaro, rikahindurira benshi kugukurikira. Izina rya rihabwa icyubahiro. Ndagushimye rero Yesu, uhabwa icyubahiro muri byose, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Guhaye ikaze na karibu, ushimwe ukirwe hejuru muri byose, icyubahiro kibi cyane mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Yesu nahabwa icyubahiro. Nari mbabwiye ngo ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana, ndashimira Imana y'amahoro, ndashimira Imana igira neza, ndashimira Imana y'urukundo, Imana ishobora byose. Yitwa Ndiho niko yivugiye, mu kuboko kwayo harimo byinshi. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Nehemiya. Turasoma ibice byaho bibiri, ariko turi kumwe n'umukozi w'Imana Mugisha Manase. Turamwakiriye, tuguhaye ikaze Manase Mugisha. Imana ikugirire neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero mu bice bibiri, umurongo wa 4. Twumva iki Imana ishaka kuvugana natwe. Karibu. Murakoze. Umutwe w'ijambo aravuga ati umwami yohereza Nehemiya i Yerusalemu. Umwami yohereza Nehemiya i Yerusalemu. Umurongo wa 4. Umwami arambaza ati, umwami arambaza ati, hari icyo unsaba? hari icyo nsaba? Nuko nsaba Imana nyir'ijuru. Nuko nsaba Imana nyir'ijuru. Maze nsubiza umwami nti, niba umwami abikunze, kandi umugaragu wawe nkakugiriraho ubuhake, unyoherereze i Buyuda, mu murwa urimo ibituro bya basogokuruza, mbone kubaka. Umwami yari yicaranye n'umwamikazi. Arambaza ati, urugendo rwawe ruzaba urw'iminsi ngahe? Kandi uzagaruka ryari? Nuko umwami yemera ko ngenda dusezerana igihe. Kandi nsaba umwami nti, umwami niyemera bame inzandiko zo gushyira ibisonga bye byo hakurya y'uruzi. Bame inzandiko zo gushyira ibisonga bye byari hakurya y'uruzi. Ngo bame inzira ingere i Buyuda. Bampe n'urwandiko rwo gushyira Asafu umurinzi w'ikiba cy'umwami. W'ikibira cy'umwami, kugira ngo ampe ibiti byo kubazamo ibikingi by'amarembo. Kugira ngo ampe ibiti byo kubazamo ibikingi by'amarembo y'umunara w'inzu, kandi n'iby'inkike z'umurwa n'iby'inzu nzabamo.
n'iby'inkike z'umurwa n'iby'inzu nzabamo. umwami arabinyemerera abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kundiho. abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kundiho. Imana iduhana umugisha. Amen. Aya ni amagambo meza Imana yanshyize ku mutima, amagambo meza Imana yanshyize ku mutima uyu munsi. Iki ni igihe Nehemiya ngo yari ibwami, ariko kuko yari yaragezeyo ari umunyage, ari umunyagano, agira amahirwe, akora ibwami, afatwa neza, baramukunda, ukuboko kw'Imana ngo kwari kumuriho. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo ariko ntiyagira ituze, akomeza kubaza amakuru ya bene wabo, akajya abaza, akavuga ati mbese abantu bene wacu byagenze biti, kuko urumva we yahitiye ibwami, yakoraga ibwami, ntabwo yabonye uko atarabuka ngo amenye amakuru yo hanze, ariko agahe kose yabonaga yagakoreshaga abaza amakuru. Ngo hanyuma baramutekerereza, baramubwira bati abacitse ku icumu ntibatwarwe nk'imbohe, ntibatwarwe nk'iminyago, bagasigara mu gihugu, bahuye n'amakuba, bagize ibyago, bararenganye, baratotejwe. Mbese ngo Nehemiya arababara, ababazwa na bene wabo, ababazwa n'ibyo yumvise. Ngo hanyuma bituma ababara, agira umubabaro uraruhura, atunguka kujya inyuma. Rimwe rero ngo umwami arabimubona, muri icyo gihe yari ababaye, umwami aramubona, yaricanye n'umwamikazi, ngo aramubwira ngo Nehemiya, uwo mubabaro wo mu mutima wawutewe n'iki? Ni iki cyatumye ubabara bigatunguka bikagera inyuma? Ni iki cyakubabaje? Kimbwire. Baramukundaga ngo kubera ko ukuboko kw'Imana kwari kumuriho. Hanyuma ngo Nehemiya amutekerereza ibibazo afite, aramubwira ati nababajwe n'ibyabaye i Buyuda, abantu bahasigaye batahunze, batajyanywe nk'iminyago, batajyanywe nk'imbohe, nabo bagize amakuba, baratotejwe, barakubiswe, barishwe. Ati bagize ibibazo byinshi, ati kandi ikindi Yerusalemu yarasenyutse, inkike zaho zaraguye. Mbese ngo bibabaza Nehemiya, abitekerereza umwami, kubera ko umwami yamukundaga, aravuga ngo dukora iki? Hanyuma aravuga ngo niba umwami abikunze, mumpe uburenganzira ngiye Yerusalemu njye gusana. Imana ishimwe. Ndashaka kukubwira iki rero? Ngo asaba uburenganzira. Bibiliya yatubwiye ngo umwami arabimwemerera, umwami kazatangira kuvuga ati subu umuntu nka Nehemiya tuzamukura he? Mbese ubuzagaruka ryari? Twe tubwire igihe uzagarukira. Hanyuma ngo ababwira, bumvikana igihe. Ariko aravuga ati rero niba unyemereye nk'urwandiko rw'inzira batazantangira, burya umukristo agendana ibyangombwa bimuranga. Kugira ngo ubukristo ubundi si ukuvuga ngo wagiye mu mazi menshi birahagije, hari ibyangombwa bikuranga. Hari urwandiko rw'agikristo, urwandiko rw'inzira, gakiza gafite inzandiko kakuyoboramo ugendana. Hari muririmbyi baririmbaga ngo umugabo nta bwenge, ngo yagiye nta rwandiko, ngo agira ngo azinjira ngo nk'uko abandi binjiye. Ngo hanyuma ngo bageze mu nzira bamubaza urwandiko ngo rw'agatanga ka mbere, ngo asanga atarufite. Biragusaba kugira urwandiko, biragusaba kugira ibyangombwa by'agakiza. Birahari, hari ibyangombwa, hari urwandiko, ukarugendana, ukaba ufite ibyangombwa byose byuzuye. Iyo udafite ibyangombwa by'uru rugendo ntabwo wemerwe, ntaho wagera, hari aho utakwambuka, hari ibyo utanyuramo, hari aho wafatirwa, hari aho wagera ugatsindwa, hari aho wagera inzira ikakunanira, hari aho wagera urugamba rukagutsinda, hari aho wagera ukananirwa. Rero biragusaba urwandiko. Nehemiya ngo yisabira urwandiko, aravuga ngo mwami niba unyemereye, niba ngutonyeho nk'urwandiko, ngo umwami ngo nzaha abatware mu nzira, nzaha abakumirizi.
hanyuma ngo umwami amuha urwandiko, ariko aranamusaba ngo mpane urwandiko nzashyira Zafu umutware w'ikibira, umutware w'ishyamba, ngo kugira ngo azenyemerere guca ibiti byo kuzubaka. Reka nkubwire, biragusaba ibyangombwa mu rugendo. Uru rugendo rugira ibyangombwa, utabifite ntabwo warugenda. Nehemiya nawe ngo bamuha ibyangombwa, bamuha n'urwandiko rwo gushyira Zafu, bituma agenda urugendo rwe ntirwama. Impamvu urugendo rugora umuntu, umukristo ugasanga yananiwe, nta byangombwa aba yujuje, nta byangombwa. Ugera mu kibazo bikanga kubera ko nta byangombwa by'urugendo, ntabwo wujuje ibyangombwa, ntukijijwe, ntiwuzuye umwuka wera, nta guhamya wigeze wibikamo, ntuhamije. Ariko iyo uri umuntu ufite ibyangombwa, uhamije, wuzuye umwuka wera, uri mu gakiza neza, uba wikwije, aho ugeze hose urahambuka. Kuko mu nzira habamo ibihanda, habamo aporowoni, habamo intare, ariko burya ziba zinaziritse. Ariko hari ibyangombwa utambukana, wagera mu kibazo ukabibatura, ukabatura ya ntwaro yawe y'umwuka wera, ukabatura agakiza, ukavuga uti ndakijijwe ahangaha, kugira ngo nguhe akazi nuko bigenda bityo, ukavuga utoya icyangombwa kimpesha akazi. Mana ishimwe. Nehemiya rero ngo arahamya pe, arahamya, asaba ibyangombwa arabibona. Hanyuma rero ngo umwami amuha urwandiko, ararumuha. Ariko ngo kubera iki? Kubera ko ukuboko kwiza kw'Imana kwari kumuriho. Rero reka nkubwire, igihe cyose ukuboko kw'Imana kukuriho, ntacyo utabasha kugeraho. Imana iguhe ukuboko kwayo kukubeho, ukuboko kwiza kw'Imana kukubeho, kugira ngo ubashe kugeraho Imana ikwifuza kugera. Ukuboko kw'Imana kukubeho kugira ngo ube umutsinzi, ukuboko kw'Imana kukubeho kugira ngo ube umuneshi. Ngo kubera ko ukuboko kwiza kw'Imana kwari kumuriho, byatumye abasha kunesha. Abona urwandiko, Imana itugire neza, abona gutsinda, abona kunesha, Imana itugirire neza. Abona urwandiko, kubera ukuboko kw'Imana kwari kumuriho, umwami yamusinyiye urwandiko rwa Zafu. Umwami yamuhaye urwandiko rwo kuzaca kuri bariyeri z'aba ziri mu nzira. Kubera ukuboko kw'Imana kwari kumuriho, nta kintu yigeze asaba Imana ngo Imana ikimwimbe, umwami akimwimbe. Umwami yamuhaye ibintu byose yamusabye, kubera ukuboko kwiza kw'Imana ngo kwari kumuriho. Umwami yamuhaye ibintu byose yamusabye, kubera ukuboko kwiza kw'Imana kwari kumuriho. Nta kintu yasabye umwami ngo akibure. Ukuboko kw'Imana ni kukubaho, bose ntazakwirukana mu kazi. Ukuboko kw'Imana kwiza ni kukubaho, umurozi ntacyo azagutwara. Ukuboko kwiza kw'Imana ni kukubaho, iyo ndwara ntacyo izagutwara. Ukuboko kwiza kw'Imana ni kukubaho, ubushomeri uri kunyuramo ntacyo kuzagutwara. Ukuboko kwiza kw'Imana ni kukubaho, abo bantu birema inteko ntacyo bazagutwara. Ukuboko kwiza kw'Imana ni kukubaho, urugamba ntacyo rwagutwara, uzarunesha. Ukeneye guhura n'Imana, ukeneye ukuboko kwiza kw'Imana. Kubera iki Nehemiya ukuboko kwiza kw'Imana kwamubayeho? Nuko yari afite umutima ukunda Imana, yari afite umutima uturije imbere y'Imana, yari afite umutima mwiza, yakundaga abantu, yakundaga Imana, yagiraga ishyaka ry'umurimo w'Imana. Nehemiya yagize ishyaka ry'umurimo w'Imana, yari afite urukundo rwa bene wabo, yagiraga umutima w'urukundo, umutima utuje ukunda Imana, agakunda n'abantu bayo. Hanyuma ngo bigatuma ukuboko kwiza kw'Imana kumubaho. Imana ikugirire neza, Imana igufashe mwene data mukristo mukundwa. Ndagira ngo uyu munsi ubushomeri utinzemo ntabwo ari cyo kibazo, izo ntambara ufite ntabwo ari cyo kibazo. Ikibazo mbese umutima wawe uturije imbere y'Imana, ukuboko kwiza kw'Imana kukuriho. Rero igihe cyose uzaba ufite umutima mwiza, ukunda Imana, ukunda abantu b'Imana, umutima utuje, umutima w'urukundo, ukuboko kwayo kuzakubaho. Ukuboko kw'Imana ni kukubaho, icyo uzakora cyose kizakubera cyiza, icyo uzakora cyose kizagenda, icyo uzakora cyose ntabwo kizanga. Mwene data, nje kukwifuriza ngo ukuboko kwiza kw'Imana kukubeho.
ngo nuko ngo umwami ahera ko ngo mu rwandiko niko Bibiliya yavuze ngo niba umwami nkutonyeho ngo umpe urwandiko ngo umwami ararumuha ngo umpe n'urwo gushyira zafu ararumuha ngo ariko ngo byatewe n'uko ukuboko kwiza kw'Imana kwari kundiho. Imana iguha ukuboko kwayo, ukeneye ukuboko kw'Imana. Wahuye n'amaboko y'abantu aragushyigikira ariko ageze arananirwa, amaboko y'abantu yarakurwanira ariko ageze aracogora, ariko uyu munsi uhure n'ukuboko kw'Imana, iyo ndwara yawe urakira. Uhure n'ukuboko kw'Imana, icyo kibazo kirarangira. Uhure n'ukuboko kw'Imana, ubwo buzima urimo burashira, burarangira, bukubangamiye. Nehemiya yakundaga umurimo w'Imana kugeza ku rwego yumva yakwikura ibwami, agahaguruka. Hari abantu bagira ishyaka ry'umurimo w'Imana, hari abantu bagira inyota y'umurimo, hari abantu bagira umutima w'urukundo bagakunda Imana n'abantu bayo. Nukunda Imana uzakunda abakozi b'Imana, nukunda Imana uzakunda abavuga butumwa, nukunda Imana uzakunda abakristo bene so. Ubundi urukundo Pawulo yavuze ko ari ingenzi. Nusoma mu bice 13 yaravuze ngo urukundo ni ingenzi, rurababarira, rurihangana, ntirwirarira, ntirugira ikibi. Urukundo, Nehemiya yari afite urukundo, rukunda bene se, rukunda igihugu, rukunda ubwoko bwabo, rukunda bene wabo, rukunda bene se b'abakirisitu. Imana ishimwe. Rero urukundo ntirurobanura, rurakunda, rurasabagira. Urwo rukundo rero ngo rwatumye ukuboko kw'Imana kumubaho, bituma umwami wamuyoboraga, wamukoreshaga ngo amukunda, icyo yamusabaga cyose yarakimukoreraga. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Narivuze ngo Imana ikugirire neza. Ngo agira ishyaka, aririra umurimo w'Imana, ngo arababara, ntiyacya ku maso, agira ikibazo nta kindi kintu abuze, ahubwo yumvise ko Yerusalemu yasenyutse. Biragusaba iki? Kugira urukundo kugeza igihe wabona itorero ry'Imana ritamerewe neza, wabona mu nzu y'Imana harimo ikibazo ukarara udasinziriye, wabona hari umupasiteri wagize ikibazo ukumva ubuza amahoro, wabona mwene so musengana adatuje ukumva ubuza amahoro, ugakenera kumenya ibyo ari byo. Mwene data, urukundo ni ingenzi. Kugira umutima utuje, umutima ukunda Imana, umutima usabana n'Imana. Yubwira umutima wawe ngo tuza. Ntukemere ko umutima wawe uhagarara, ntukemere ko umutima wawe ujajaba, ntukemere ko umutima wawe ujahagurika. Ujye ubwira umutima wawe ngo tuza ubane n'Imana, tuza ukorera Imana, tuza Imana ikuyobore. Mwene data, urumva ushaka kuba nka Nehemiya? Urumva ushaka kugira ishyaka? Uyu munsi Nehemiya turacyamuvuga, turacyashaka gukurikiza, gutera ikirenge muke, turacyashaka gukora imirimo myiza nk'iyo yakoze. Dusome mu biryo bice bibiri, dusome umurongo wa 17 twumve. Umurongo wa 17 waho ngaho. Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Umurongo wa 17. Ego. Mpera ko ndababwira nti nimureba ko tumeze nabi. Mpera ko ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi. Ko i Yerusalemu habaye amatongo. N'amarembo yabo akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike i Yerusalemu. Tutagumya kuba igitutsi. Mbwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza. Mbabwira n'amagambo y'umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Amen. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Ababwira Imana, ababwira imbaraga zayo, ababwira ibyo ikora,
ababwira ukuboko kw'Imana uburyo kwamugiriye neza, ababwira uburyo kwamuhuje n'umwami yakoreraga, ababwira ukuboko kw'Imana, ngo baravuga bati nimuhaguruke twubake. Biragusaba kujya uvuga amagambo meza, biragusaba kuvuga Imana neza. Reka twige kuvuga Imana neza. Niba uzi kuvuga mwene so neza, ukamenya kuvuga umwana wawe neza, ukamutaka, ukavuga ukuntu ari umwana mwiza kubaha, akumvira, ukavuga umwana wawe neza ku buryo abantu bamugukundira, kuki utakwiga kuvuga Imana neza? Imana yaremye ijuru n'isi, Imana data wa twese, ngo ababwire uburyo ukuboko kw'Imana kwamugiriye neza. Ukuboko kw'Imana kukubeho mu Kristo. Umukristo agomba kuba ukuboko kw'Imana kumuriho. Kuba ufite amafaranga, kuba ufite akazi keza, ntabwo bivuga ko ukuboko kw'Imana kukuriho. Biragusaba kugira umutima mwiza ku buryo abantu bakubona mu Imana. Biragusaba kugira usabane n'Imana. Biragusaba kubwira umutima ngo tuza ubahane n'Imana. Biragusaba kwigenzura no kwimenya ku buryo umenya neza ko ukuboko kw'Imana kukuriho, ukagirana n'Imana ubusabane, ukagirana n'Imana ibihe byiza, ku buryo umuntu wese nakubona yumva gukunze, yumva kunze Imana ikurimo. Ngo baravuga ngo nimureke twubake. Kubera iki? Nehemiya yaramaze kuvuga Imana neza, abwira abantu Imana. Buri abantu, hari abantu batarakizwa kubera kutarababwiriza, hari abantu batarakizwa, hari abantu bategereje yuko babwiriza kugira ngo bakizwe, hari abantu Imana yagushyize imbere kugira ngo babwirize ubagirire umumaro. Umumaro si ukubaha amafaranga, umumaro si ukubaha akado runaka, ni ukubabwira Imana, ukababwira ko Imana ishobora byose, ukababwira ko Imana nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Hari abantu batazi ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi, kandi nyuma y'ubu buzima turimo hari ubundi buzima bw'iteka ryose bwo kuzabana n'Imana iteka ryose. Reka rero tumere nka Nehemiya, tugire ishyaka, tugire umutima w'urukundo, umutima ufite ishyaka, umutima w'urukundo, umutima ukunda Imana, umutima ukunda umurimo wayo. Reka tumere nka Nehemiya. Ndabikwifuriza ngo arabatekerereza, babwira Imana. Ese buriya bujya bwira uvuze Imana? Tekereza niba bujya bwira utavuze Imana, bikubera umugayo mu mutima. Bujya bwira hari abantu ubwiye ko Yesu agira neza, bujya bwira hari abantu ubwiye ko Imana ishobora byose, bujya bwira ubwiye abantu uti nimuve mu byaha, nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Bujya bwira ubwije abantu kuri. Urareba umuntu akiruka ashaka amafaranga, agakora amasaha 28, akiba, agahuguza, akayabona mu mbaraga ze, ntacyo bitwaye kubona amafaranga, ariko yabonye mu buryo bwiza. Ni na byiza, aradufasha mu murimo w'Imana no kuyatunga, ariko ufite Imana nibyo bya mbere. Mbere na mbere Imana, mbere na mbere ubanza utunga Imana muri wowe. Yesu yaravuze ngo nimushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi muzabyongererwa. Nitwe yabwiraga, uzabyongererwa. Umugabo uzamubona ni inyongera, abana ni inyongera, inzu ni inyongera, akazi ni inyongera, imyambaro wambaye ni inyongera. Icyambere no gushaka ubwami bw'Imana ngo no gukiranuka, ngo nibyo bintu tugomba gushaka. Ubundi nuko bitunanira tukavunwa n'ibitakatuvunnye, ibindi Yesu ajya bitwongerera. Imana ibiduha nk'inyongezo. Abandi se ko babifite banabyibye, ariko wowe wagira ubuntu bwo gukizwa, ukamenya umwami n'umukiza, umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Izere Kristo, umwiringire, umuhanga amaso, ibindi uzabyongererwa. Hari n'ababisiga bimaze kuboneka, hari abubaka amazu yamara kuzura bakayasiga, turabazi, twarababonye. Hari ababyara abana bakabarera, bamara gukura bakabashyira mu mashuri bakiga, barangiza kwiga, barangiza bambonye akazi, umuntu agapfa. Umwana yaramaze kugera mu kazi atarahembwa n'umushahara wa mbere. Ese yapfuye atarakiriye Yesu Kristo nk'umwamikiza, agiye he? Azajya he? Iherezo rye rizayihe? Muririmbyi yaravuze ngo mu rurimi rw'Igiswahili yaravuga ngo naogopa sana nikifikiri mwisho wangu ngo nitakuwa wapi. Kuyo ntekereje iherezo ryanjye njya ngira ubwoba, njya mvuga ngo nzaba he? Nzajya mu ijuru cyangwa se ni kuzimu? Ndatekereza nkumva ngize ubwoba. Iyo ntekereje iherezo ryanjye, ese nzajya mu kuzimu, nzajya mu ijuru? Kuko hari inzira ebyiri, hari kuzimu, hari n'ijuru. Ese ujya utekereza ukumva uzaba he?
nijoro, uzaba mu ijuru cyangwa uzaba ikuzimu. Rero tangira witekerezeho, Imana yaduhaye amahitamo, ntabwo izagufata ku mbaraga igukurura, ariko radiyo ziri kutubwiriza, televiziyo ziri kutubwiriza, insengero ziri kutubwiriza. Rero tugomba guhitamo, haracyari amahitamo, ariko uhitemo neza, uhitemo Yesu, umukurikire, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Ugira ishyaka ryo gukorera Imana, ugira ishyaka ryo kuba nka Nehemiya, ukora imirimo myiza, turacyamwibuka, yabaye intwari. Se wowe urumva uyu munsi bazakuvugaho iki? Reka bazakuvugaho ibyiza, imirimo yawe izaguherekeze. Urakoze Mana, iri ni ijambo ryawe, turarisengeye, dusengeye abadukurikiranye bose, abari mu gihugu hagati, abari hanze y'igihugu, abantu bose Mana badukurikiranye, reka iri jambo risoze ikirizanye. Mana uremere abantu imitima mishya, baremerwe Mana, uremere abantu imitima mishya, wa umutima mushya wari muri Kristo Yesu. Ubaho umutima mushya, umutima wo gukunda Imana, umutima wo kuyikorera, umutima wo gukunda Imana, umutima uciye bugufi, umutima wubaha, umutima ukijijwe, umutima utinya icyaha. Uremere ubwoko bwawe, abarushye n'abaremerewe reka baruhuke, turabasengeye. Reka abarwayi bakire, abari mu nzu y'imbohe, abarushye baremerewe, bari mu bitaro, baruhijwe n'imibiri, Mana urakiza, ukiza n'indwara z'ibyorezo, urashoboye, witwa Ndiho. Gira neza ubwoko bwawe, mu izina rya Yesu, amen. Mana ibaha umugisha. Ni Gatera Jose, telefone ni 0785 98 944 0785 98 944. Imana y'amahoro itugirire neza. Philadelphia, Imana irakira.